Mariti, urabizi ko uri mwiza se? Wambara neza, by'umwihariko n'uyu munsi ukuntu wambaye nabikunze, amabara meza, ariko ntabwo ngiye mfa na aperi. Ujya ubasha kuririmba indirimbo wenda zawe cyangwa se usubira mu z'abandi? Oya, iz'abandi nizo nagerageza, njyewe izanjye ku giti cyanjye ntazihari. Yes, umuhanzi ukunda yaba uwo mu Rwanda cyangwa no hanze yarwo n'indi? Mu Rwanda rero umuhanzi nkunda njye, ariko akenshi ntawe ngendera ku muhanzi nkunda, ahubwo hari ukuntu hasohoka indirimbo. Yes, hari igihe utakunda umuhanzi runaka ariko ahubwo ugakunda indirimbo, ushaka gukunda iya runaka cyangwa iya runaka n'iya runaka gutyo. Yego niko bimeze, ntabwo nahita mvuga ngo nkunda runaka, ariko hari ukuntu hasohoka indirimbo nkumva ni sawa cyane. Indirimbo iri kubigukorera muri iyi minsi ni iyihe? Ni indirimbo ndumva nagira amara igihe kinini cyane. Ni kubita? Ni indirimbo bita kubita, ko ariyo yasajije abantu muri iyi minsi. Kubita kuri ndi. Iyo ndirimbo ndashaka kuzayireba ariko ukamera nka cya igishwi ngo cyasanze abantu babyina nacyo kiba kirabyinnye, barakibaza ngo gishwi kubyina nabi, ngo ntimundenganye barepese ntahari. uzi ko hari igihe uba uri nko gutekereza ikintu cyangwa hari akaririmbo runaka ushobora kuba waririmba, umuntu yabikubaza ugahita wumva zose ziragiye ntuhita umenya ahantu bikati. Yego. Nawe isi yose yakwanga, inshuti zikagenda, nzabamari. Ndabasuhuje cyane inshuti bakunze ba Jao TV Show, njyewe basubiza ni Jado Artist Official, nyita Jao, aha ni kuri Jao TV Show. Nk'uko bisanzwe rero dusanzwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi nabwo turaje ngo tubaganirire, ndi kumwe n'umukobwa ahangaha, ni umukobwa mwiza cyane, nawe ugiye gutangira abibwira akanabasuhuza. Turakwakiriye hano kuri Jao TV Show, wakwibwira bari abantu bakureye ukanabatera pisi, ubundi tugatangira ikiganiro. Murakoze cyane, murakoze kumikaze. Amazina ni Isingizwe Martine. Ndabasuhuje cyane aho muri hose. Ningewe uri gusuhuza suhuje abadore n'abapepeye n'abanyarwanda bari bo bose bazabasha kudukurikirana bakatubona, aba viewers bo kuri YouTube, siko babivuga? Yes, by'umwihariko Jao TV Show. By'umwihariko Jao TV Show, ndabasuhuje cyane. Yes, urakoze cyane. Mariti, urabizi ko uri mwiza se? Oya, ntabwo mbizi, wenda uko nibona mbabona ari ibira aho ngaho, ariko wenda uwundeba we ntabwo nzi, burya amaso icyo nzi cyo ntabwo areba kimwe, ashobora kuba areba bitandukanye. Njye rero mbona ari ibira aho, ntabikaze cyane. Ubona nta birenze? None se ubwo kuba mbona ubwiza bwawe ni uko ndi umugabo? Yego. Wasanga ariyo mpamvu, wasanga wari umukobwa wenda yaba ndeba akabona ari ibisanzwe. Urabizi nyine amaso y'abakobwa cyangwa abagore n'abagabo ni amaso ari bitandukanye. Yes. Ndumva ari ibyo. Njyewe rero ndabikubwiye, uri mwiza, wambara neza, by'umwihariko n'uyu munsi ukuntu wambaye nabikunze, amabara meza, ariko ntabwo ngiye mfa na aperi. Gusa wambaye amabara meza, umweru n'umukara, hari ukuntu biba bisa neza kabisa. Icyagusetsa ko ntari nanazi ngo aperi ntago ibintu by'amakipe bikini ibyo ntago njya nyine nanabimenye. Wa mugani se mu Rwanda ufana iyihe ekipe? Njyewe ntabwo navuga ngo mfana ekipe runaka,
ariko niba hari ikintu wenda kijya kinshimisha sinjya mfata umwanya ngo numve umupira, ariko iyo numvise ngo Amavubi yatsinze byibuze mba numva nishimye. Amavubi sha ekipe y'Abanyarwanda. Yego, iyo ni ekipe nationale mu ma clubs ufaniye. ntayo nubwo ufana n'Amagaju za Gasogi n'izindi. ibintu by'umupira ntabwo njya mbirebaho cyane rwose, niyo bawumva nyine mbyumva gutyo ntambuka naho njya umupira naho mukunda. Alright, ni iki kigushimisha se muri iyi si y'abazima? Haba ibintu byinshi, haba siporo, music n'ibindi byinshi. Ni iki kigushimisha mbega? Ni iki wumva kigushimisha nyine mu bintu bibaho bisanzwe? Yewe nkunda umuziki cyane niwo uza mbere hanyuma na siporo igakurikiraho. Yego. Ujya ubasha kugerageza kuririmba wowe? Njya mbigeragezaho gakeya, ariko aka kanya ko numva ntari. Oya ntushake kunkwepa. Uraririmbaho gatoya. Hari ujya ubasha kuririmba indirimbo wenda zawe cyangwa se usubira mu z'abandi? Oya, iz'abandi nizo nagerageza, njyewe izanjye ku giti cyanjye ntazihari. Yes, umuhanzi ukunda yaba uwo mu Rwanda cyangwa no hanze yarwo nindi? Mu Rwanda rero umuhanzi nkunda njye, ariko akenshi nawe ngendera ku muhanzi nkunda, ahubwo hari ukuntu hasohoka indirimbo. Yes, hari igihe utakunda umuhanzi runaka ariko ahubwo ugakunda indirimbo, ushaka gukunda iya runaka cyangwa iya runaka n'iya runaka gutyo. Yego, niko bimeze, ntabwo nahita mvuga ngo nkunda runaka, ariko hari ukuntu hasohoka indirimbo nkumva ni sawa cyane. Indirimbo iri kubigukorera muri iyi minsi ni iyihe? Indirimbo iri kubinkorera muri iyi minsi, uwo muhanzi rero ntabwo nkunzi uko numvise izina rye. Niyo yaba yarapfuye nta kibazo, ariko indirimbo ye arahari. Izina rye ariko nshobora kutaryibuka. Ni indirimbo ndumva ntabwo iramara igihe kinini cyane. Ni Kubita? Ni indirimbo bita Kubita, ko ariyo yasajije abantu muri iyi minsi. Kubita kuri ndi. Iyo ndirimbo ndashaka kuzayireba ariko. Oya, ntabwo ariyo. Ni indirimbo umuhanzi aririmba ngo aho imbaraga zanjye zirangirira niho ize zitangirira, akagera avuga ngo ntabwo nkiri uwo kwirwanirira kuko mfite undwanirira. Ni gospel cyangwa ni secular? Ni gospel. Bangaho imbaraga zanjye zirangirira niho ize zitangirira, aho ubwenge bwanjye burangirira niho ubwe butangirira. Ndarekeye. Amen, amen. Ariko ubusanzwe uri umuramyi? Byose, umuramyi, izisanzwe, iyo numva nkunda rwose njye hose mba mari. Urabizi kuririmba neza se? Kuririmba neza ndagerageza kuko nabaga muri korali, wenda ntabwo meruka kuririmba, rigemba numva nsa naho nasubiye inyuma. Urabona iyo mukora ama practice mujya mu ma repetition buri gihe uba wumva nyine hari ukuntu, ariko wenda iyo mumaze iminsi rero utarimo gukora izo practice utarepeta, hari ukuntu usa naho ujya kuririmba ukumva hari utuntu uri kwicamo, ukumva ijwi niri kuzamuka neza, ukamera nka cya igishwi ngo igishwi ngo cyasanze abantu babyina nacyo kiba kirabyinnye, barakibaza ngo gishwi kubyina nabi, ngo ntimundenganye barepese ntahari. urumva bari bagiye kukirenganya rero. Urumva nyine uyu muntu uramaze iminsi hari ukuntu uba wumva usa naho watakaye. Naho njye ngeragezaho gake rwose. Martin, nubwo wambwiye ko wenda hari
wambwiye ko utabikunda, warumbwiye ko utari muri mood ngira ngo yo kuturirimbira kano kanya. numvaga nshaka kubakwepa nyine rwose, mana yanjye ntago ndi ready pe. Mbabarira ndakwinginze, ako ni akaririmbo ka gospel nyine unyujijeho gatoya, ariko gatumye numva nkunze ijwi ryawe, numvise kunurimba numva ndabikunze. Mbabarira udushakire kamwe muri secular music, kamwe ukubiteho gatoya, ubundi ndahita nkureka ntabwo nongera kuvuga ngo turirimbire. Uzi ko hari igihe uri nko gutekereza ikintu cyangwa hari akaririmbo runaka ushobora kuba waririmba, umuntu yabikubaza ugahita wumva zose ziragiye n'uhita umenya ahantu bikati. Yego. Sunakahe noneho mana yanjye ndumva mbyibagiwe. Kurura turuna komeza turuna amapaji cyangwa niba ari ugusikororinga. Kandirimba akaririmbo ka Knowless. Yeah. Nawe isi yose yakwanga, inshuti zikagenda, nzaba mari Yes Mariti, cyakora nukuri reka nkubwire, njyewe niba utarubizi ko iyo mpano uyifite, njyewe numvise mbikunze pe, kandi ntekereza ko ntubizi ko ndi umwartiste se. Urumva niba icyo kintu kandi art dukora na music birajyana burya. Ndabikunze rero iyo mpano, ahubwo uzashaka ukuntu uyikuza. Ari ikintu ujya utekereza kuri iyo mpano se wowe? Ntabwo njya mbitindaho cyane, uretse nyine wenda nyine nkunda indirimbo, nkunda imiziki cyane, ariko niba hari ikintu numva mu buzima nkumva hari ukuntu mu mutwe wanjye hameze, ni ikintu kijyanye n'indirimbo, ikintu kijyanye na music cyane. Ariko nabonye uburyo nagerageza ukuntu abantu basohora utuodiyo nyine, ukuntu bishoboka nyine nagerageza. Martin, ubundi ubusanzwe mu mpano wiyumvamo iyihe mpano cyangwa izihe mpano? Kuko umuntu ashobora kugira impano ebyiri cyangwa eshatu zitandukanye. Impano ya mbere mba numva niyumvamo bishoboka, numva nko kwigisha mu buhe buryo? Kwigisha mu mashuri asanzwe, kwigisha ukoresheje platform cyangwa gute? Bishobora kuba mu ishuri cyangwa bikaba mu buzima busanzwe. Mba numva nabishobora. Ntiwabasha gukina filime cyangwa komedi, ibintu nk'ibyo? Hari igihe mbitekerezaho, avuga ni wenda wasanga nshobora gukina ugasanga ntibijyanye, cyangwa ugasanga nyine ntibiryoshye, simbizi, ariko hari igihe njya mbitekerezaho nka gakeya. Wow! Ubundi ikintu cya mbere ni ukugira igitekerezo cyo gukora ikintu runaka, sibyo? Icya kabiri ni ukugerageza kugikora. Hari abantu bajya bavuga ngo ntukiyime, kandi ushobora kukwima ahari. Wowe rero ntabwo watekereza ko ushobora kubikora bikapfa, kandi utagerageje kubikora nyine ngo bipfa, ariko wabigerageje. Hari igihe wabikora bigapfa, ariko amahirwe menshi njye nuko mbona byagenda neza. Njye mbitekereza urukundo mba nimo nk'ukureba agafilime, nkakareba nkatekereza subu ibi bintu ngewe buriya byananira, se mbigerageje nabishobora, nyine nagira ngo wenda nshobora kuba ntabishobora, ariko nyine njya mbitekerezaho. Rero njyewe ndi kukubonamo impano nyinshi, kuririmba, kuba wakina filimi, ibyo byose mbona wabikora kandi bikaryoha. Martin, ubushize ubwo mu kiganiro duherutse gukorana, nakubajije ku bijyanye n'umukunzi, umbwira ko uri single, ariko urambwira ngo I am single but not searching.
yego na n'ubu na n'ubu ndetse Mariti ko uri umukobwa mwiza, uri umukobwa rwose umuntu areba wuje igikundiro, why not you are not in love? muri iyi minsi nyine ntabwo ndimo gukundana kandi ndumva ntashaka guhita mbijyamo vuba. Wenda hari igihe nihaye runaka nikirangira icyo gihe nzaba ndi free rwose nta kibazo, ariko ubu ngubu nyine oya. bibaho ko umuntu yiha igihe runaka akavuga ati wenda ibindimo nimara kubihereza uruhande rumwe cyangwa se nimara kugera kuri target runaka nihaye nzajya muri ibi. Ibyo nabyo ni igitekerezo cyiza wagize. Nibyo kubera yuko hari igihe ujya mu kintu runaka ari ugasanga hari ibintu urimo kuvanga. Njye niko ntabwo mbizi, burya buri muntu agira uko atekereza kwe. Njye rero nyine muri iyi minsi hari inshingano ndimo numva nshaka kubanza kugira aho nzigeza, hanyuma mvuga ni wenda byageze kuri uru rwego ndimo gushaka, hanyuma noneho nkabona kongera kuba nakinjira muri uwo mwanya. Uwigeze ukomereka mu rukundo se Mariti? Yego, unangana gutya ntarakomereka mu rukundo. Pole sana, ariko ubwo misengera amatsiko, ubwo icyo gihe byari byagenze gute kugira ngo wenda n'abandi bakobwa badukurikiye cyangwa se n'umusore runaka, dore na cameraman wacu ni umusore, kugira ngo ayo makosa wenda atazayagwamo? Ashobora kuyagwamo, burya ari igihe urukundo narwo rukoresha abantu ntiwamenya. Byambayeho bimbata ariko ubushake bwanjye, niba n'uwo twari kumwe we byari ubushake bwe simbizi, ariko nyine byarambangamiye biramvuna cyane mu mutwe. N'uyu munsi njya nicara nkabitekerezaho ubundi kubera iki. Mwarakundanaga bya nyabyo? Twarakundanaga bya nyabyo, ariko nyuma nza gusanga twarakundanye urukundo rudashoboka. Urukundo rudashoboka gute Mariti? Mwasanze mufitanye isano rya hafi? Hafi cyane cyane, naba mu buzima. Mariti yari iki cyawe? Yari mubyara wanjye. Hari igihe muba babyara b'ahantu bakure. Ababyara barabyarana wakinuwe? Oya, njyewe hoya. Ababyara burya bajya bavuga ababyara barabyarana, ariko hari igihe usanga bidashoboka. Ni iki cyari cyatumye se mutamenyana mbere y'uko mwinjira mu rukundo? Twari tuziranye. Uburyo byajemo ahubwo nicyo kibazo njya nkibaza kubera iki byagezeho bikabaho. Wari ubizi ko ari cousin wawe nawe abizi kuri cousin we? We yarabizi ahubwo kundushange nari nyiri umwana. Reka wa mugani tunakosora imvugo, ntabwo bavuga cousin w'umuntu, ni mubyara. Yarabizi ko ari mubyara wawe nawe uri mubyara we. Abizi kukurusha, ubwo yari mukuru kuri wowe? Yari mukuru. Ninde watangije urukundo? Niwe warutangije. Wabikuzanyemo? Nza kwisangamo nyine, ariko byarangoye cyane kurenza ikindi kintu numva cyangoye. Mwaba mwarageze kure se mugakubita no kuri ndi? Oya, niyo mahirwe yabayemo. Sure. Yari mukuru, nari nyiri umwana. Ni iki cyatumye uregreta se niba nta bintu niba nta mirongo itukura mwarenze? Ni iki cyatumye uregreta? Ikintu cyatumye ndogreta rero ni ukuntu namukundaga. Byari cyane bikabije, niko nabivuga. No, I think that wenda we yagukundaga nk'umufamiliye. Yagukundaga nka fiancé we? Ntabwo ubundi ngewe ijambo fiancé arantu ribanza rikanancanga mbere yuko nsobanura. Ubundi fiancé ni umuntu, ni fiancé ni ugukundana. Ni umuntu mukundana mugamije kubana. Ubundi fiancé ngenda shaka
mukundana muganisha fiance iyo bavuze fiance w'umuntu d'abord umuntu aba ari inshuti yawe cyangwa se kumwe tubivuga ngo ni girlfriend sibyo ariko girlfriend bishobora kurangira mutanabanye ariko iyo byageze mu gihe cya kuri fiance nuko hari ijambo rikomeye aba yarakubwiye ryo kubana. aha ni icyo nashaka kumenya. Aho mwarahageze ntabwo yigeze ntoborera iryo jambo ngarimbwira ariko nabonaga ari nkaho bisa n'ariho bigana ariko nyuma nciye ubwenge kuko twamaze igihe kinini kirenga imyaka 3. urumva aho hantu nyine iyo ukundana n'umuntu niba ari nawe uko ari n'ubwa mbere nari mbyinjiyemo ntabwo mbizi byari nyine byambanye nyine byarankontoroye cyane cyane ntabwo yigeze ambwira iryo jambo ngo kubana ariko nyuma ngeze aho ndavuga se ibintu nza kubibaza mu rugo nsanga nyine ntibishoboka ariko wumve ko sinabisobanura byose uko byari bimeze ariko byaramvunye cyane n'uyu munsi ndacyabyibuka. Nese Martin uba wumva yaraguhemukiye cyangwa wumva wowe ubifata gute? Njyewe mba numva ko yamemukiye kubera yuko yari mukuru urumva yarazi byinshi. Nese wasanga yaragukundaga nka kabyara ke nyine akunda nk'umufamiliye wowe ukishyiramo ibintu bya love nyine yaho kandi wowe wenda gukunda nk'umufamiliye bisanzwe. Kuba byari kunkunda nk'umufamiliye byari byo ariko nawe hari aho ubona ibintu yuko byarenze indi ntera hari aho birimo bigenda bigera niyo mpamvu byaje kunkomerana gutyo. Okay Martin niwe wakuzanye mu rukundo hanyuma uwarusohotsemo mbere ninde? Warusohotsemo mbere rero ni njyewe ariko nyine nabwo kugira nzabashe gutera urutambwe sohoke byantwaye. Warabisengeye? Narasenze ngeze mbona amasengesho ntacyo akora mbona wapindwana nabyo bintwara igihe ariko ndagerageza nyine mbona birashobotse ariko Mariti uyu munsi nta mugabo ufite ese we ku ruhande rwe bimeze bite? Nawe mfite ariko we yarubatse. We yarubatse uyu munsi ariko mukundana nyine gifamiliye? Noneho dushobora no kumara n'umwaka nawe uvugana n'undi ko mba numva ntagishaka n'ibintu bya guhuza nawe. Yego ariko numva wari kubabara iyo muza kuba mwarafashe kuri za mbuto zo muri Edeni haryo uriya muri Edeni ziriya mbuto zo ujya uzivugaho iki? Nziriya nyine hari igihe bibaho ngombwa bikabaho mukabikora ariko ntabwo byageza ariko nubwo bitahageze pe naramukundaga cyane ariko urukundo ni rwiza. Urukundo ni rwiza n'ubushize narabivuze. Hari umuntu nabonye ngo sha byihore ngo urukundo rurababaza umuntu rutarababaza ndavuga ntiwakubwira mu mutima ariko urukundo ni rwiza kuba nyine hari aho bigeraho ngaho ibintu bikaba ibibazo ukababara ariko pe mvuge ngo ni rubi ntabwo ari rubi. Urukundo ntabwo ari rubi kuko n'Imana yaturemye ubwayo ni urukundo kandi n'amategeko 10 y'Imana yuzuriza muri iri rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yego niko muri Bibiliya handitse hari umuntu ukunda mugenzi we nk'uko yikunda buriya ntabwo byashoboka. Ntabwo iyo byaba akaba ari gake cyane ntabwo uko bisabwa nko muri Bibiliya ntabwo mbizi ko byashoboka. Nese ubu nk'umukobwa wa mabukwe ko numva mukunda nk'uko nikunda
neza neza ijana kuri ndi sha gatanu kuri kagenzi kako pe. Imana ishimwe. Mariti, buriya ushatse umugore cyangwa umugabo ntumukunde nk'uko wikunda, nizo ngo ujya kubona ukabona rumaze amezi runaka cyangwa imyaka runaka rukavaho, rukamera nk'urutarigeze no kubaho. Siko bimeze? Cyangwa se wenda wowe ufite ukundi ubyumva? Oya, nta kundi mbyumva. Erega ibintu byose burya iyo abantu baganira umuntu agenda, umuntu aba akeneye no kumenya impamvu runaka kuri bagenzi be. Rega tugenda twigira ku bandi. Yego, ni nabyo kuko ntabwo ese nk'abantu kuvuga ngo urabana n'umuntu kabana ari nkaho nyine wowe ubwawe ukontorora buri kimwe gutera gutyo ugasanga ibintu byose wowe ku murongo, ugasanga undi arasa nabi ku ruhande, ntabwo byarama. Nshuti bakunzi ba Jao TV show, nkunda kubabwira ko we are designers, dukora ama badge y'abanyeshuri, twandika ku myenda nk'iyi t-shirt nambaye murayibona, design ziriho ntabwo zari ziriho. Dukora kashe, dushushanya mu bigo by'amashuri imfashanyigisho z'abanyeshuri, dukora ibyapa, turabrandinga ibintu nk'ibyo, turashushanya nk'ubu nka Martine nkamushushanya isura y'ikaza ari Martine rwose, ku buryo utavuga ngo uriya muntu bashushanyije ari arenda gusa na Martine. Oya, dushushanya niba ari Martine ku buryo uzuka ukavuga uti uyu ni Martine bashushanyije hano. Twambika n'abanyeshuri ama t-shirt cyangwa se tukanabadodera school uniforms n'ibindi byinshi rwose. Ushaka kimwe muri ibyo biraka, waduhamagara kuri 0788259948. Martin, wowe mu buzima busanzwe ubundi ukora iki mu buzima busanzwe? Abantu nyine Martine bamenya ko ari inde, bagusanga mu biki muri iyi minsi? Muri iyi minsi rero ushaka ushobora kunsanga ndi mu bucuruzi bwa MTN Mobile Money. Nari nibagiye kubabwira ko nanjye nakumenye uri muri serivisi za MTN. Ni mu mubaza ahubwo impamvu twajyaga tubura amarezo cyangwa n'uyu munsi tuyabura, dore n'umwe mu bakozi ba MTN, dore namuzanye ahangaha nadusobanurira ahubwo ibintu bya basobuja ntubu bizi se. Ibintu bya ba databuja rero ntabwo nabimenya byose. Nuvuga ngo mba nziho ibishoboka, nkamenya iby'abakiriya bafite ibibazo, se nkaba nabaza ba databuja nanjye. Icyo kiri mu bibazo nyine duhura nabyo. Hari igihe umuntu akubipa, we wamuhamagara bakahita bakubwira ngo nimero composé ne pas accessible cinema. Icyo gihe iyo bimbwiye mpita njya kubaza boss, nkamubwira nti genda ungerereyo ubaze impamvu Jado yahamagaye umuntu bikanga. Kandi mu kanya gato bari bahoze bavugana se cyangwa yaramuhamagaye amubuze. Nubwo buryo. Mariti, kiragiye nkumenya wari uri muri Mobile Money cyangwa? Kiragiye umenya na Mobile Money n'ubundi nari nyirimo. Ariko ntabwo kariko kazi essentiel. Oya, akazi kariya kuri ziriya serivisi waje nkagufasha. Ntabwo nshaka kuzivuga. Yes. Martin, ndagushimiye rero, ngushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu hano kuri Jao TV show. Nizere ko n'ubutaha nitugukenera uzaza tukaganira n'abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda ariko bumva ururimi dukoresha. Yego, ndahari cyane, iyo uzajya unkenera nzajya mboneka. Yego. Nshuti bakunzi ba Jao TV show rero, ndabashimiye. Niba ari ubwa mbere wari ugeze hano kuri iyi channel ukabona
ibiganiro dukora bigushimishije, ntugende utadukandiye subscribe na like, ndetse ukajya no muri comment section ukatubwira igitekerezo cyawe, ukatubwira ibyo ushaka ko tuzagarukaho ubutaha. Buriya share yo ntabwo njya nkunda kuyivuga kuko umuntu asharinga ibintu babona byamugiriye akamaro, yumva byakagirira n'abandi. Nubona ari ngombwa udusharingire video igere no ku bandi, nubona atari ngombwa ngo ubikore uko byumva. Murakoze cyane rero, njyewe nari Jado Artist Official Nyitajyaho, nkaba nari kumwe na Martine Isingizwe. Ariko ka kazina baguhimbaga kera ni nakongera. Ciao ciao. Jado Artist Official ku isonga.